Men Empire. Hari ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa munane isaha 4 z'amanywa ubwo umuhanzi bita Yampano yatangaje yuko afitanye ikibazo n'umugore we. Icyo kibazo ntabwo cyari cyoroshye. Uyu muhanzi ubusanzwe yitwa Uworizagwira Floriye, gusa umunsi yafashe icyemezo cyo kugira ngo yiyite Yampano bitewe n'impano afite idasanzwe yo kuririmba. Ntabwo yarazi yuko agiye guhura n'umutwaro ukomeye uzaturuka ku mugore we. Gusa uyu muhanzi yarazi yuko ubwo yise Yampano kandi agakoresha impano ye bigiye gutuma bicyamamare ku rwego mpuzamahanga, aho azafata idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda akarizengurutsa mu bihugu byinshi bya East Africa ndetse no mu bindi bihugu bya Afrika muri rusange, yemwe tutirengagije yuko yari kwambuka n'inyanja. Ibyo byose byari inzozi nk'uko n'undi mwana wese arota akavuga ati nzaba perezida. Rero ibyo bibazo byabaye hagati y'uyu muhungu bita Uworizagwira Floriye ndetse n'umugore we witwa Vava binyibukije inkuru yabaye mu mwaka w'1148 aho ni mbere y'ivuka rya Yesu. Ubu tugeze mu bwami bw'Ubugiriki. Ubwami bw'Ubugiriki bwari bwasuwe n'ubwami bwa Troy, aho bari baje kugira ngo baganire ku mishyikirano y'amahoro, ariko ubwami bwa Troy bwari bwazanye igikomangoma bitaga Paris cyakunze umugore w'umwami bitaga Menelaus, nuko kirangira kimushimuse kiravuga kiti wa mwami kazi we ndabona rwose uri umwami kazi w'agatangaza, wagakwiye kubana nanjye aho kugira ngo bane n'umwami Menelaus ukuburira umwanya bitewe nuko abahugiye mu nshingano zikomeye. Ibi ndabihuza n'inkuru y'uyu mugabo bita Yampano waje kujya mu bintu byo gushaka amafaranga, akajya mu muziki ndetse no mu bitaramo bitandukanye, ariko umugore akamubera ibamba bitewe nuko ngo Yampano ataboneraga umwami umugore we. Ibi rero nibyo byaje kubaho aho uyu mwami cyangwa se iki gikomangoma bita Prince Paris cyaje gutwara uyu mugore wa Menelaus kirangije kiramujyana. Dore uwo mugore yitwaga Helene yaje kuryamana n'iki gikomangoma mu ijoro ry'uko bari gutarama bakira ubwo bwami bwa Troy, birangira noneho baryohaniye mu buriri, birangira babanzuye yuko bagiye no gutorokana bakajyana. Byaje kuba gutyo nk'uko bari babipanze umugambi wabo gerwaho, igikomangoma Paris gitorokana umwami kazi Helene kimwambura umwami bitaga Menelaus. Gusa ibi byaje gutera ikibazo gikomeye bitewe nuko uyu Menelaus yari afite umuvandimwe we w'umwami witwaga Agamemnon. Uyu mwami Agamemnon yahise yanzura yuko agiye kwica akarimbura ubu bwami bwa Troy, dore yuko uyu mwami Agamemnon yarazwiho ibigwi byo ko yari yarigabije ibice byose biherereye mu Bugereki no mu mbibi zaho hose akahubaka ubwami bukomeye cyane. Uyu mwami Agamemnon rero yaravuze ati muvandimwe wanjye ngiye kukurwanaho, nuko bateye ubwami bwa Troy baraburimbura burundu bitewe n'uyu mukobwa cyangwa se uyu mwami kazi bitaga Helene wari warakunzwe n'iki gikomangoma bita Paris. Gusa nyuma y'iyo ntambara haje kuvamo ikindi kibazo gikomeye cyatumye uyu muhanzi Yampano nawe agiye kurimbuka burundu. Nuko byatangiye ubundi kugira ngo ubwami burimbure ubundi bitirutse ku mukobwa cyangwa se igitsina gore. Rero n'uyu nguyu bita ngo ni Yampano yaramaze kubaka ubwami bw'umuziki bitewe nuko abantu benshi baramumenyeye, dore yuko yari yarakanze ibyamamare byinshi bitandukanye. Urugero ni nko mu mwaka w'2025 mu cyo bita ngo The New Year Groove, ubwo uyu muhanzi The Ben yateguraga igitaramo gikomeye cyane, aravuga ati reka nzamure uyu muhanzi bita Yampano kubera ko mbona bikwiriye. Uyu muhanzi Yampano bamuhaye stage araperforminga, abantu benshi baramukunda, izina rye rijya ahagaragara, ariko impano ye yarasanzwe ayifite. N'ubu ngubu ntabwo bishidikanywa ko uyu muhanzi Yampano ari we muhanzi wa mbere uzi kwandika akanaririmba neza muri iki gihugu cy'u Rwanda, ariko igikundiro cye cyaje kuzamo icyasha bitewe nuko yafashe icyemezo cyo gushaka umugore, nyuma uwo mugore aza kumubera agatahirera nzamba. Aya makuru ndi kubagezaho rero nashingiye ku kibazo cyaje kuvuka mu munsi w'ejo ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa gatanu, ubwo uyu muhanzi Yampano yanyarukiye ku rubuga rwa Instagram aravuga ati ngiye mbere yuko mfungwa ndagira ngo ngire ibyo ntangaza bitewe n'ubwo uyu mugore yaje kumbera agaterera nzamba. Uyu muhanzi Yampano yageze ku rukuta rwa Instagram aravuga ati ngiye uyu mugore wanjye umunsi njya gukundana nawe ngo tubane mu buzima bw'umugabo n'umugore twari twarabyumvikanyeho kubera ko ari umuntu mukuru, kandi nanjye nabonaga ari ngombwa ko ngira umufasha kugira ngo nyiri ibyo ngenzura ngire n'ibyo nkora n'ibyo ngeraho. Gusa yakira uyu mugore ntago yarazi yuko uyu mugore yaraje aje guteza ibyago mu buzima bwa Yampano. Ubu bwami rero impamvu ndi kubuzana muri uru rugamba rwo kugira ngo Yampano ahangane hagati yo n'umugore we bita Vava
nuko byaje kugwamo abandi bantu benshi bakomeye. Nababwiye yuko haje kuzamo umwami Agamenon, hakazamo n'uyu mwami wita Menelaus, byarangiye anapfuriye muri uru rugamba ubwo yaragiye gushaka uburyo yagaruza umugore we. Ariko nanone haje kugwamo n'ibindi bikomangoma cyane bikomeye n'abandi ba legend nk'uwo twita Achilles. No muri ibi bintu rero bya Yampano ndetse n'umugore we bita Vava, hari abantu babigendeyemo. Urugero ni nkaho twavuga wenda urugero rw'undi muntu wabigendeyemo ukomeye cyane witwa Cyprien uzaba kiriho. Uyu nguyu wari waramamaye ku izina rya Jihad, aho ari mu buroko muri aka kanya turi kuvugana, bitewe nuko hari uru rugamba rwa Vava ndetse n'uyu muhanzi bita Yampano. Ibi bintu impamvu bikomeye nuko harimo umugabo ukomeye cyane urimo kubikurikirana ku rwego rw'igihugu, uwo bita Murangira Bitieri uhagarariye RIB ku rwego rw'igihugu. Sinzi nimba muri kumva icyo kintu. Igihugu n'akarere n'umudugudu ni ibintu bitandukanye, niyo mpamvu ndi kubabwira yuko iyi situation nayo twayigereranya na ruriya rugamba. So uyu nguyu Cyprien uzaba kiriho waruguyemo wenyine, dore hari n'abandi bantu benshi batandukanye bagiye bafungwa kubera iyi nkuru y'uyu muhanzi Vava, y'uyu muhanzi Yampano ndetse n'umugore we bita Vava. Hari abantu benshi bagiye bafungwa nk'uko mwagiye mubyumva, uwo bita ngo K John, hakaza n'abandi benshi batandukanye ntari buze kuvuga nk'uwo bita Pazo Badman, hari n'abandi benshi. Ariko nanone amakuru atugeraho aka kanya nuko uyu mugabo bita Yampano ari gutabaza avuga ati nyaboneka ngende ndi kurengana bitewe nuko uyu mugore kuva yaza mu buzima bwanjye yaburishize hanze. Ati n'urugero duhereye kuri video yanjye yasohotse ndi kumwe n'umugore wanjye turimo kunoza amabanga y'abashakanye, iyo video yahinduye ubuzima bwanjye burundu, irabucurika bujya hasi. Gusa si ibyo byonyine ari gushinja umugore, waravuga yuko uyu mugore nawe yamwiyangirije ubuzima bitewe nuko yamukuriyemo inda 3 zose. Uyu muhanzi bita Yampano ndababwiza ukuri ntago yashishoje ngo arebe kure nyuma yuko abonye umugore wakuyemo inda 3. Ntago Yampano abuze ubushobozi bwo gutunga umugore, ariko nanone ndahamya ntashidikanya ko gukuramo inda 3 ubu udakunda umuntu 100%. Ariko nanone uyu mugore we nawe ashobora kuba afite impamvu ze zitandukanye zamuteye kugira ngo akuremo iyo nda, niyo mpamvu tudakwiye guca urubanza. Wowe uri kunyumva muri aka kanya rero nagiraga nkubwire yuko iyi nkuru ugomba kugira icyo yigiraho gikomeye, bitewe nuko gushakana n'umuntu buriya akagira hakuramo inda burya ntabwo ari ikintu cyakorohera uwo ari we wese, cyane ko muba mwariyemeje gushakana burundu mukabana noneho mu buryo bwemewe n'amategeko, mukabana mu buryo buciye mu mucyo mwumvikanyeho uwa babiri. Rero Yampano kuba adahakana uyu mugore, ariko uyu mugore nawe akavuga ati nge sinemera kuzabyarana n'uyu mukunzi wanjye Yampano, ni ikimenyetso kigaragaza yuko ubwo babanye hari impamvu yindi itumye uyu mugore akunda uyu mugabo, ariko ibyo kubyara ntabwo birimo. Rero uyu muhanzi Florier ibi bintu byamuteye depression. Durugero nko ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatatu, uyu Florier yafashe icyemezo aravuga ati mugore wanjye reka dusohokane tujye muri sauna kugira ngo turebe uburyo twakwigarurira ka fresheri. Noneho bigeze mu nzira umugabo bita Yampano atangira kuvugira kuri telefone atwaye n'imodoka. Noneho Vava aramubwira ati mugabo mwiza warekeraho kuvugira kuri telefone utwaye n'imodoka kushobora guteza impanuka, ikindi ko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda atemera iki kintu uri gukora. Yampano rero yaramubwiye ati niba utabyemera sohoka muri iyi modoka ugende na moto cyangwa se usubire iwanyu, ariko ngiye ibyo ndi gukora ndabizi. Ayo ni amakuru turi gukesha uyu mugabo bita ngo ni Godfather, ubwo yari ari kuvugira kuri telefone avuga yuko ari kuvugana n'uyu mukobwa bita Vava, nubwo nge ntabyemera 100% bitewe nuko nta gihamya kigaragaza ko uyu muntu wavugira kuri telefone ari Vava. Rero amakuru akomeza avuga yuko uyu muhanzi Yampano yabwiye umugore we ngo namusohokere mu modoka. Uyu mugore arasohoka ajya gufata moto, ariko Yampano bimwanga mu nda, afata icyemezo cyo kugira ngo agonge uyu mugore we amwice. Byaje kurangira rero atamwishe, yakubise imodoka ikubita moto, uyu mugore agwa hasi ashinga amavi hasi, ibiganza birakoboka. Bagerageje guhamagara motari rero wari utwaye uyu mugore bita Vava arabura. Niyo mpamvu ndi kuvuga ko iyi nkuru n'ubundi nyishidikanyaho ntabwo ari inkuru yizeye 100%, bitewe nuko uyu Godfather nawe ari uburyo akora ibintu bye yego mu bwenge, ariko rimwe na rimwe ashobora no guteshuka agakora ibintu adashingiye ku bimenyetso bigaragara, akaba yashinja umuntu icyago kandi nta cyabaye. Uyu muhanzi rero Yampano ashobora kujya mu rukiko bitewe nuko iki cyaha yakoze cyari kigambiriye kugira ngo agonge umuntu ku bushake, ariko nanone ibi ngibi kuba ari n'icyamamare gikomeye bishobora kuzamukora hagafungwa imyaka myinshi, nkuko byarangiye neza ubwami bwa Troy bwarimutse bitewe na cya gikomangomakazi, cya gikomangoma cyitwa King Prince Paris cyaje gutuma ubwo cyatwaraga uyu wa mwamikazi witwa Helene byaje kugenda.
rero ndimo kugana ku musozo w'iyi nkuru ndagira ngo mbashyirireho iyi video ya Yampana byivugira mwumva akantu ku kandi byasobanura n'icyo avuga. Nyuma yaho tugaruke ndi kubahereza umwanzuro kuri iyi nkuru n'andi makuru agezweho ndasa kuyabagezaho mu kanya. Murakoze cyane. Ndi hano rero kugira ngo mbasobanurire ikibazo nahuye nacyo muri ino minsi. Ni byinshi twagiye duhura nabyo ariko byinshi byabayeho. So njyewe rero nagize ibibazo, igitekerezo cyo gushaka umugore, mpura n'umukobwa turaganira, mubwira yuko nifuza yuko yazambera umugore. Arambwira ati nanjye nakubera wambera umugabo. So ikintu cyabayeho ni amakosa, ariko nanone njye numvaga atari amakosa kuko numvaga ni umuntu mukuru, kandi ndi umuntu mukuru, ntabwo nazana umugore ntashoboye inshingano z'urugo, ntabwo nazana umugore ntashoboye kubaka urugo. Ariko ikintu cyabayeho, umugore yaje mu buzima bwanjye, nteranya n'inshuti, nteranya n'abavandimwe mu buryo ntabasha gusobanura, mvuge ngo yarambwiye ngo nguriya, ariko yankoreraga utuntu, namwe murabizi muri abantu bakuru, ku buryo ancomekanya n'abantu. Ibazeho umuntu ageraho akwangisha ababyeyi. Ibyo twarabirenze, ndavuga ati okay, niba udashaka ababyeyi mu rugo iwacu, n'ubundi ababyeyi ntabwo aribo banyubakira, ninjya mbakumbura nzajya kubasura, si ngombwa ko bazana. Muzi ibintu byose byabayeho, twagize gutya duhura n'ikibazo, video ijya hanze yacu, cyo turi mu gikorwa cy'abantu bakuru. Ariko mu by'ukuri iyo video yabaye intandaro y'ibintu byose. Umugore ntabwo yongeye kunyumva, umugore ntabwo yongeye kunyubaha, mbese video yayigize icyitwazo n'ikikango cyo kumbwira uko nitwara kose, umaze kwiyereka n'ukora ikintu icyo ari cyo cyose nzagufungisha. So nagerageje uko nshoboye, shaka inshuti, mfite manager wanjye witwa James, aba muri Amerika, yari amaze iminsi aba mu Rwanda. Mamagara James, mamagara mu rugo, turaza twiga ku bibazo bya hano. Ndababwira ati rero ikintu cyiza gitera akaduruvayo mu rugo rwa hano si uko turwana cyane, ahubwo tuba turi kuganira ku bintu runaka tutari kumvikana, umugore akavugira hejuru nk'aho ari gutabaza. Ntamubwira nti ariko kuki cyo kuvugira hejuru, wajya uvuga gake niba ushaka ko dukemura ibibazo, ukareka kuvugira hejuru. Ibyo byose twarabirenze. Noneho tuza kwiha umwanzuro wo kuvuga yuko umuntu niyongera gukora ikintu kitasobanutse icyo ari cyo cyose, buri umwe wese azavamo. Vava njyewe nagiye ku kazi nk'uko mubizi ko kuririmba. Ngeze ku kazi nkahurira n'ibibazo, challenge z'akazi zarizo zose, bigera mu masaa 9 naramuhamagara. Ariko mu by'ukuri nta rundi rwango nari mufitiye, ntari nsinzi aho musize, nari ndi gukoresha buryo ki bushoboka ngo ntahe. So kandi urabizi ko gufunga ari mu masaa 8. So rero amasaha yadufatiyeho nkiri guperforming. Icyo gihe rero yarampamagaye, ndamwitaba, ariko ntinumva afite uburakari bwinshi bwo kwita nshaka uburyo ndaza ngeze mu rugo nsanga afite uburakari bwinshi. Ndamubwira ati ariko se uba wibuka ko njyewe iyo mvuye hano nari ngiye mu kazi? Ese njyewe nari ngiye mu kabari? Ese mbese mbwira ikintu nari ndimo. Arasara, biba ngombwa bya bindi nababwiraga byo kuvugira hejuru. Ndamubwira ati ariko ukeneye mani kujya uceceka ukavugira hasi. Ubwo nari ntangiye kujya nkeka ko ibintu nta kongera gutongana. Ubwo mwanzuro dufashe ni uko umuntu uzongera gukora ikintu cy'ubugoryi agomba guhunda umwanya undi. Ubwo nanjye ikintu nakoze, nahise mfata inzu ndayifunga, ndagenda njya ku irebero. Ngiye ku irebero, ngeze ku irebero, umuturanyi barampamagaye ati ariko se kuri kwimuka? Ati njyewe se ndi kwimuka? Turi kwimuka. Ndababwira ati njye ntabwo ndi kwimuka, urabona hano hari ibintu hano harimo imitako, ibiki, ibitanda, ibintu byose yaratwaye. Ndangije numva nkamusanga ahantu
ibyo bintu biri kuba ku kanya turaza kurwana, kandi niturwana amategeko arabizamo sange ni njyewe uri kubiryoza. Ikintu nakoze nahise ngendera uko, nahise ngenda iri joro nibwo ikintu cyangaruye, nibwo nahamagawe na ribu, narindi yigiriya Bukavu, ubwo umuyobozi kuri ribu wanyandikiye ati turi gushaka umugore wawe yarakureze. Ndavuga ati ariko uyu muntu aranshaka iki? Nti ibintu tubayeho, hari n'ibindi ntavuga kuko sindi hano kumurega cyangwa kumushinja, ariko umuntu wambaniye bitari byiza pe, mu buryo ntabwo yambereye umugore mwiza. Njyewe Vava kigera mu buzima bwanjye bwese bumera nk'akayunguruzo katobaguritse. Buri kintu cyanjye cyose cyahise kijya ku gasozi, ubwambure bwanjye, amabanga, uburyo nkoramo ibintu, nkagenda ngasanga inshuti zanjye zifite amakuru ntazi, kumbi ariko sinicinga. So icyo kintu cyo kujya kundega rero yakubise agatoki ku kandi ati uya mpano ubuzima bwe ngomba kuburangiza. Sibyo n'ibyo, ubu mu mwaka umwe Vava mu mwaka umwe yakuyemo inda 3. Namwe mwumva icyo kintu, ibyo bintu mbirengaho, ndakomeza ndamukunda. Ntamvuga ati uyu muntu wenda ashobora kuba ari kwanga kubyara muri zino situasiyo z'ibi bibazo by'amavideo, reka mureke simushyire kuri pressure, mureke. Ubwo ngubwo ikintu naketse, yaratwite, yarafite inda iri mu mezi 5, kandi buri gihe ashaka gukuramo inda arandiranja cyane, akanira stress, agashaka impamvu zituma ava mu rugo, akagenda akazagaruka inda yaravuyemo. Ni ukuri mu banjye bakunze b'imiziki banjye cyangwa abanyarwanda muri rusange, ibi bintu ndi kubabwira ntabwo ndi kubabeshya, niko kuri. Hari n'abantu bamuzi nk'ubu ntihabura umuntu uzivava ari kuri understanding ibintu ndi kuvuga. So ikintu nababwira, ni mwumva ngo nafunzwe cyangwa nagize ute, ntimugire ubwoba, ndahari kandi ndahari. Niyo banjyana, icyo nzi cyo nuko Uwiteka abereyeho guca imanza abana b'abantu niyo batabishobora cyangwa babera cyangwa batabera, ariko Uwiteka arahari ngo aducire urubanza. Murakoze kandi